mfite umukiza ukomeye undinda iteka, unyobora intambwe ngo ntebe inzira, niwe uyobora buri ntambwe yuhabye. Mbese ufite umukiza nk'uwo? Isashimwe. Si indirimbo ni nziza? Ufite umukiza ukomeye undinda iteka, unyobora intambwe ngo ntebe inzira. Kristo ni umukiza uturinda iteka, kandi aturinda kuri buri ntambwe yose kugira ngo tutayoba iki. Birashoboka ko umuntu ashobora kuyoba, ariko nyamara igihe umuntu yayobye akwiriye gucunga neza. Hari igihe impamvu aba ari uko atumviye ijwi ry'uwo mukiza uba wifuza kugenza gute? Kumuyobora. Niwe uyobora intambwe, niwe uyobora buri ntambwe yuhabye. Mbese ufite umukiza nk'uwo? Ufite umukiza umeze atyo? Se nawe ni umukiza wawe? Yanyinjiyemo ntabwo ateze kumvamo. Se nawe ni umukiza wawe? Haleluya. Ubu buhamya ni ubw'umuririmbyi waririmbye indirimbo, ariko impamvu yanditswe kugira natwe tuyiririmbe ni uko turamutse tubyemeye bikaba ibyacu, ubuhamya bwabo ubwacu. Siko bimeze? Ni umukiza niringira ibihe byose. Mbese Yesu ni umukiza njye nawe tubasha kwiringira ibihe byose. Mu byago no mu makuba amuri iruhande, no mu bishuko arandinda bitangaje. Mbese ufite umufasha nk'uwo? Mfite umwungeri mwiza ukunda intama ze. Haleluya. Reka dushime Kristo ko ari umwungeri ubasha gukunda intama ze. Azihamagara mu mazina yazo, aziha ubwatsi bwiza n'amazi meza. Mbese ufite umwungeri nk'uwo? Buri muntu wese uri hano akwiriye kubyibaza, akabaza umutima we. Nyakunda kubwira abantu avuga ni ariko n'amagambo yanditse mu gitabo cy'Abakorinto, ngo mbese ntimushobora kwisuzuma mu kimenyi ngo kereka muhindutse abagenza gute? Abagabo. Bivuze ngo Imana yaduhaye uburyo aho buri muntu wese ashobora kwisuzuma agasobanukirwa uwo ari we, akamenya ngo iby'Imana mbirimo, kandi mbirimo nkomeje, ndacyari umunyantege nke ariko wifuza imbaraga za Kristo ariko mbirimo. Haleluya. Ariko nanone umuntu ashobora kumenya ngo nubwo njya gusenga, nubwo ndi muri izi gahunda, nubwo ndi umuririmbyi, nubwo ndi umubwiriza, nubwo ndi umuyobozi runaka, ariko umutima wanjye ukuri kwanjye ibyo ndimo mbirimo ntabizi cyangwa se mbirimo ntabyumva. Niyo mpamvu iki kibazo umuririmbyi, mbese ufite umukiza nk'uwo? Nuko yarazi ko umuntu ashobora kubyibaza kandi bigashoboka. N'ikimenyimenyi nawe yarabivuze ngo mfite umukiza umeze gutyo. Haleluya. Kandi uyu mukiza w'umuririmbyi natwe ashobora guhinduka umukiza wacu. Ntabwo bigitinze Yesu agiye kuza. Abantu benshi kubwiriza ko Yesu agiye kuza bisa n'ibimaze kwibagirana, ndetse kuko byabwirijwe igihe kinini, bisa naho byamaze gutakaza uburyohe bwabo. Nyamara ngo urugamba rukomeye nibwo ruba rugiye kugenza gute? Nibwo ruba rugiye kurangira. Kandi abakuru bacu umugani uvuga ngo urushize kera ruhinyiza iki? Ruhinyiza intwari. Umuntu ashobora kwihangana kandi agakoresha igihe kinini yihanganye, ndetse akagerageza no gusenga akamara n'igihe kinini asenga, ariko mu gihe gitoya yarambika intwaro gatoya, ibyago ndetse n'ibigeragezo byamugeraho, agatsindwa ubutazongera kugaruka kuko yarangaye umwanya ungana iki? Umwanya mutoya. Rero ndongera guhamagarira buri muntu wese uri hano kimwe nanjye, nuko saba kugira ngo Imana yongere kunshyira mu wundi mwanya ukwiriye, nuko buri muntu wese akwiriye gutekereza ibi. Imyaka ndetse n'igihe waba umaze mu itorero, icyo ngicyo ubwabyo, ndetse n'igihe waba umaze mu Kristo, bigiye kuba ari byo bintu bishingikirizaho. Ahubwo Imana ikeneye ko tugira ubuhamya bwa buri munsi bw'uburyo tubanyemo n'Imana. Kuko Kristo umunsi azaba agarutse, umunsi azaba avuze ngo birarangiye, uko nzaba nari meze ejo ntabwo ari byo bizatuma njya mu ijuru, ahubwo uko Kristo azansanga uwo munsi nibyo bizatuma mbona ubugingo buhoraho. Iyo ndi gusoma igitabo cy'umurimo w'ivugabutumwa, bari kuvuga mu cya 844 igihe bari biteguye Kristo ko agomba kuza, igihe buri muntu wese yari mu mwanya ari kwibaza ngo mbese Yesu aransanga gute? Ngiyo byageraga ku mugoroba wa buri munsi, ngo habagaho guterana k'umuryango, umuryango ukicara bakongera bakabazanya ibibazo. Umugore akabaza umugabo ngo mbese uyu munsi nta kintu nagwemukiyeho? Agatekereza neza. Umugabo akabaza umugore, abana bakicara bamaze kugira imyaka y'ubukure bakabazanya ngo mbese nta muntu nahemukiye? Ibyo bibuka bakabisaba naho imbabazi,
kuko babaga bazi yuko isaha nigera Kristo akaza hari icyaha batihanye bizaba ari ikibazo. Baranditse mu gitabo kimwe baravuga ngo habaga hari imyiteguro ya buri muntu wese ku giti cye, kandi buri mugoroba buri muntu wese yaharaniraga kumenya yuko afitanye amahoro n'Imana, kandi ko nta gishobora kumutandukanya n'Imana mu gihe cyose Kristo yabagarutse. Mbese uyu mwanya twebwe duhagazemo, uramutse ubikuruye neza ndetse ukabyitegereza, mbese Kristo bibaye ngombwa ko humvikanijwe ngo birarangiye, Kristo aragarutse, mbese ahari waba ufite umugisha n'amahirwe byo gusanganira umukiza? Reka twinjire mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni icya 14, ku magambo tuzi ariko nifuza ko dusubiramo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni icya 14. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 14. Haranditse ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'iki? Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye mugenze gute? Munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Iyo aba adahari, mbabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe mugenze gute? Arongera umurongo wa 4 aravuga ngo kandi aho njya inzira mugenje gute? Ntabwo ndi burenga aho ngaho. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yongera kubwira abayizera, abigishwa bari kumwe nawe, arabwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana ariko nanjye mugenze gute? Mu rugo rwa Data harimo amazu. Ababwira ikindi kintu gikomeye cyane, ababwira ngo iyo aba adahari ntabwo nari kubabwira ko ahari, ahubwo iyo aba adahari mbabwiye yuko ngiye kujyanwa no kuyategura, ariko agenje gute? Arahari. Ni igihombo gikomeye cyane. Wakwibaza ngo mbese ko Yesu yari ari kubibwiramo mu gihe cye, kandi iri jambo tukaba turi kubona n'uyu munsi natwe ritureba, mbese aya mazu yateguwe yangana giki? Ese bigendanye n'igihe Yesu yari arimo yarangana n'umubare w'abari bari b'icyo gihe? Oya rwose, kuko ijambo rya Kristo ari iry'ibihe byose. Amazu ateguwe mu ijuru angana n'umubare w'abantu bazifuza kujya mu ijuru kandi bakahabona. Haleluya, Yesu ashimwe. Reka mbabwire yuko Imana yaremye ibintu byose biri ku isi, ivuze kubaka inzu kuri yo ntabwo biyisaba igihe bidusaba n'ubushobozi twebwe bidusaba, ahubwo igihombo ni ukuzabura muri iri juru, kandi ibyangombwa byose biri gutegurwa, ibyinshi byaramaze no gutegurwa. Yaribuka amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, arabwira ngo ntabwo nzongera kurya ndetse no kunywa ku mbuto z'umuzabibu ntarabona abantu banjye. Haleluya. Abantu Kristo ategereje ni abazaboneka binyuze mu bise by'amaraso yamenye i Karuvali. Ntimuhagarike imitima yanyu. Mbese ni ibiki bikwiye bihagarikisha abantu imitima? Ariko uyu munsi wa none Kristo ari kutubwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Turiho mu gihe isi yose irangamiye ubuzima, abantu bari kwifuza kugera ku iterambere, aho abantu barangamiye kugera kuri byinshi batigeze bagira amahirwe yo kugeraho, basekuruza batagezeho. Nyamara nubwo abantu barangamiye ibintu byose, Imana iri kwifuza ko hari ibindi bintu dukwiriye kurangamira. Haleluya. Imana ikeneye yuko nubwo ibyo bintu turimo kubishaka, ariko mbere ya byose Imana, ndagira ngo mbibutse ikintu gikomeye cyane bigendanye n'ikinyandiko zitubwira. Abantu bakomeza gushyira ubuzima bwabo ku butunzi bw'isi, ndetse umugabane munini w'ubuzima bwabo akaba ariho bawerekeza, kugeza ubwo baburira Imana igihe cyo kubana nayo. Aba bantu muze kumva baramvuga iki kintu. Nabonye ubuzima bw'inaha ku gihe gitoya mumaze, ubuzima bw'inaha burahenze. Siko bimeze? Siko biri? Burahenze. Iyo nitegereje agaciro k'amafaranga umuntu aba asabwa kugira ngo inzu yitwiye, biroroshye? Reka mbibiri ibanga. Abantu nibadasenga ngo bagire ukuntu bomatana n'Imana mu buryo bukomeye cyane, atari bya bindi byo koroshya,
ahubwo ku buryo tubasha kugirana isano n'Imana, mvuga ngo yimbitse. Iyo ndi kwiga amateka y'uburyo Kristo mbere y'uko aza, abantu bazaba bararundiye ubuzima bwabo ku butunzi bw'isi, ngo bazaba basa n'aho ari umunyururu biziritseho, ku buryo ki bazabonaho kugira ngo barekure ibyo baruhiye igihe kinini cyane, bazemera gusa n'aho barekuye ubugingo buhoraho, ariko kugira ngo bagumane ubutunzi bwabo. Bazasa na Esawu wabonye inzara y'akanya gatoya ishobora kumurimbura, akemera guhara umugabane wo kwitwa umwana w'imfura kugira ngo abone ibyo kurya by'akanya kangana iki gatoya. Abantu benshi rero kubera ko bazaba barafashe umutima wabo bakawushyira ku butunzi bw'isi, bakirengagiza gahunda y'Imana n'ubugingo bwabo ngo babyomatanye n'Imana, bazareba igihe kinini bahamaze bishyurira amazu yabo kugira ngo ahenuke yabo. Bazareba amafaranga bakoresheje, amajoro baraye n'umwanya batigeze bagiraho kuruhuka, bavuga ati ntabwo Imana yakwemera ko turuhira ibi bintu ubusa, muri birangiza bipfa ubusa. Ndetse abenshi we niyo mpamvu ngo ubutumwa bwiza buzabageraho bakita abantu abaka n'abanyabinyoma, kubera ko bazaba batekereza ko bashaka kubakura mu bya. Birakomeye cyane ahantu turi kwerekeza. Nidushakisha ukuntu twabaho, kuko Imana ikeneye ko abantu bakora. Nidushakisha ukuntu twagira ubuzima bwiza, kuko Imana ikeneye ko tugira ubuzima bwiza. Ariko mbere ya byose hakwiriye kubanza Imana. Yesu Kristo agiye kugaruka, kandi mu bintu byose twaruhiye biri ku isi, nta n'ikintu na kimwe tuzigera tujyana mu ijuru. Ndetse n'uyu mubiri ubwawo Pawulo yaravuze ngo nuko abazaba barapfuye ndetse n'abazaba bakiriho bazahabwa undi mubiri ufite kutabora. Haleluya. Bivuze ngo buri kimwe cyose gifitanye isano n'ubu buzima kizakurwaho. Nuko Pawulo avuga ngo mbese niki gikwiriye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana yacu? Nta gikwiriye kudutandukanya narwo. Yesu agiye kuza. Tujye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 27 umurongo wa 51. Ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Aya magambo nabasomye mu gitabo cya Yohana igice cya 14, ni amagambo yababwiye akiri kumwe nabo atarapfa. 51, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 27 umurongo wa 51. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru kugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka. Haleluya. Imbaraga z'Imana zatangiye kugaragara kare, nuko ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi z'abera bari basinziriye zirazurwa, bava mu bituro. Imana ihabwe icyubahiro. Maze amaze kuzuka, binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Umutware w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Ahangaha ni ukuboneka kwe kwa mbere. Kristo azuka mu gihe ku munsi wa gatandatu yari yamaze kuvuga ngo birarangiye, umwana w'umuntu aracunguwe. Ku munsi w'isabato akaruhukira mu gituro, ku wa mbere w'iminsi 7 akazuka. Habonetse ibitangaza bikomeye cyane, haboneka igishyitsi giteye ubwoba, ibitare birameneka, kandi ibituro by'abera bigenza gute? Birakinguka. Nubwo hatakingutse byose, ariko bimwe byarakingutse. Kandi bimaze gukinguka ntabwo byagarukiye aho ngaho. Abari barimo muri ibyo byakingutse batangiye kubonekera abera bangana iki bose, bababwira ko Kristo ari muzima kandi ko yabashije kubazura. Uyu Yesu utabasha gukangwa n'urupfu, uyu Yesu utabasha gukangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, kandi wapfuye akazuka, kandi akazura n'abera nk'igihano cy'uko abamwizera uyu munsi wa none ndetse n'abamwizeye bakaba barapfuye bazazuka. Uyu Kristo niyo dutegereje ugiye kugenza gute? Kugaruka. Imbaraga ze, ubushobozi bwe birakomeye cyane, kandi byigaragaza umunsi ku munsi, kandi agiye kugaruka kugira ngo n'ubundi yongere ajyana be. Ariko se nshuti bavandimwe, imyiteguro yacu imeze gute? Imyiteguro yacu imeze ite muri iyi minsi isa naho itoroshye kandi itoroheye abantu?
iyo ndi kugerageza kwiga ibyanditswe byera nkareba icyubahiro cy'Imana, nkitegereza uburyo ki abahanuzi bagiye bamwitegereza Kristo, bakamwitegereza ari mu cyubahiro cye, ngahita ngerageza kumukura mu bitekerezo byanjye ubwo agiye kuza n'ubundi asubiranye muri cya cyubahiro yari afite mbere y'uko avukira ku isi. Mpita mbona yuko abantu dushobora kuba dukira n'ibyo tutazi, ariko Kristo wapfuye akazuka, yapfuye, nkunda kubabwira ngo yapfuye kugira ngo kumukunda ndetse no kumwizera no kugira ngo tuzature mu ijuru bizashoboke. Haleluya. Rero kuzabura ubugingo buhoraho nitwe twazaba twizize. Hari umugabo wigeze kubona icyubahiro cye bita Danieli, umugabo bita Danieli igice cya 9. Ndebe niba ariho cyanditswe n'umuhanuzi Danieli, igice cya 12, kandi igice cya 9. Ndebe igice cya 10. Danieli abona umukuru, Danieli abona ubwiza bw'Imana ararabirana. Danieli arandika ati, murongo wa 2, muri iyo minsi njyewe Danieli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishira. Ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hedukeru, nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare, yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe ufazi, kandi umubiri wasaga na yasipi, mu maso ye hasaga n'umurabyo, amaso ye asaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isemwe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ninjye Danieli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona, ahubwo bahinze umushyitsi cyane, barahunga barihisha. Nuko nsigara aho njyenyine, mbona ibyo byerekanwe bikomeye, sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwahimpindukiyemo ububore, ndatentebuka. Ariko numva ijwi ry'amagambo ye nkiryumva, ngo nubamye ndarabirana nk'usinziriye. Nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Arambwira ati, yewe Danieli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumyeho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Kristo amaze kwiyereka Danieli yaramwitegereje, kandi muri kubibona ko Danieli yari asanzwe ari umukiranutsi, kandi n'ibihe yari amaze mu minsi byari ibihe bidasanzwe byanatumye Imana yiyemeza kumwereka. Ariko kubona Imana byaramworoheye? Ntabwo byigeze bimworohera. Iyo nimwiga amagambo agaragaza kwirangira ry'imbabazi, igihe Kristo azaba amaze kuvuga ngo birarangiye, uwanduye nagumye yandure, uwera agumye yere. Ndetse igihe umubabaro abana b'Imana bagomba gucamo uzaba warangiye, hari umunsi bazabwirwa, umunsi n'itariki byo kugaruka kwe. Baranditse baravuga ngo, Enoki yaravuze ngo igihe Imana izaba iri kubwira abantu bayo umunsi no kugaruka kwayo, abanyabyaha bazumva ari inkuba n'imirabyo bihinda, ariko abana b'Imana bazabyumva nk'ijwi rivugana nabo, kandi bazamenya ko ari iry'Uwiteka. Haleluya. Icyo ni kimwe. Ikindi, igihe bumvagira ijwi, bose baratatse bavuga amagambo yo muri Zaburi ngo Uwiteka ninde ushobora guhagarara ku musozi wawe wera adatsinzwe,
ariko mu gihe bari bakimara kuvuga amagambo bakomeza gutitiriza mu mitima yabo, ntibari babajwe n'imibabaro bari gucamo, ngo ahubwo buri wese yakomeza kwibaza ngo mbese ubugingo bwanjye burejejwe ku buryo numva umutima wanjye witeguye guhura n'Imana, ngo bazumva ijwi ribabwira ngo ubuntu bwanjye bugenje gute? Burabahagije. Inshuti z'Imana, dukwiriye kwitegura kandi tukitegura dukomeje ko Kristo ugiye kugaruka nta kindi kizatuma tugira amahirwe yo gusa nawe, ndetse ku buryo dushobora kwihanganira ijwi rye no kwihanganira kumwitegereza usibye isanduku twaba twaragiranye nawe. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu dukwiriye gutekereza muri kugana Yesu baranditse aravuga ngo itegeko ryo kutajyanwa mu ijuru k'umunyabyaha ntabwo ari itegeko ry'akarengane, kuko uwamujyana mu ijuru akitegereza urukundo rwaho, akitegereza uko baho babanye n'ururimi rw'abaho, akitegereza ibyo umucunguzi wamubambiwe akamwanga, ntabwo yakwishimira kuba aho hantu, ngo ahubwo ngo urukundo rw'Imana ndetse n'ijisho ry'Imana ngo ntabwo yakwishimira kubyitegereza, kuko nyine umutima we uba wanduye. Yesu ashimwe. Turi gusabwa iki rero mu gihe twitegura kuza kwa Kristo? Ibimenyetso byose ntabwo nashatse kubyinjiramo, ariko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Kristo agiye kugaruka. Hari abantu benshi bategereje ko dimanche ishingwa, kandi ari abadivanisi umunsi wa karindwi. Bategereje ikimenyetso cya nyuma ko dimanche ishingwa, bakabona bagashyiramo umwete, ariko mu by'ukuri hari igihe abantu bazaba barakererewe. Dukeneye imyiteguro uyu munsi wa none, kandi tuyikeneye mu buryo burambuye. Ukeneye kubana n'Imana, ubuhamya bwawe n'Imana burakeneye imbere yayo, ubuhamya bwanjye n'Imana burakeneye imbere yayo, bitagendeye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo kwishingikiriza ku cyo Kristo yagukoreye n'icyo Kristo yankoreye. Ariko iyo nize inyandiko kino gitabo cy'umurimo wa Kristo, baranditse aravuga ngo mu bantu 20 banditswe mu gitabo cy'itorero ntabwo biteguye gusoza amateka yabo neza hano ku isi. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe baranditse baravuga mu bantu 100 banditswe mu gitabo cy'itorero ntabwo biteguye gusoza amateka yabo neza. Ibi birantangaza cyane, bigatuma nibaza, ndetse bigatuma mpora nshishikarira kubaza Imana ngo mbese hari amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kuko niba dukeneye ubuhamya bwa buri munsi, hari amagambo ari kwiga mu mwanya washize mu gitabo kimwe cyitwa gutinyuka gusaba ibirenze, ariko ni amagambo Ellen G. White yavuze byatumye ntekereza ku minota myinshi yagiye ikunda kuvugwa. Muribuka ko Yesu yabwiye abigishwa be ngo mbese ahari birabagoye ntimushobora kubana amaso nanjye byibura isaha imwe. Ellen G. White arandika aravuga ngo ntabwo abantu bashobora kumva amahirwe bashobora kugirira mu kubana n'Imana byibura niyo bafata igice cy'isaha ku munsi. Mu mwanya rero ayo magambo nari kwiga Ellen White yavuzeho nanone, yaranditse aravuga ngo abantu bashobora kugira umugisha kandi bakagira amahirwe baramutse bagiye bafata byibura iminota 15 yo kubana n'Imana. Hari uko Imana itatugize, hagaragaye isaha uwayikoresha yabona umugisha ukomotse ku Mana. Uwakoresha iminota 30 yabona umugisha ukomotse ku Mana. Uwakoresha iminota 15 ariko ikabihoraho ya buri munsi yabona umugisha ukomotse ku Mana. Noneho barongera barandika aravuga ngo muri icyo gitabo nari kwiga ku kigo kivuga ngo kwita ku gihe cyashyizwe ku ruhande cyo kubana n'Imana. Barandika aravuga ngo ku babyeyi bashobora kuba batabona umwanya uhagije wo kubana n'Imana mu buryo burambuye, ngo bashobora kujya bafata akanya gatoya, ngo iminota 5 se bagafata, ariko ngo ihoraho ya buri kanya, ngo ntabwo bashobora kwimbisha ukuntu Imana ishobora gutubura imigisha yayo nk'uko yatuburaga imigati ndetse n'amafi. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi nongeye kubitekereza navuga ngo Imana yakoresheje uburyo bushoboka bwose kugira ngo itange amahirwe ku muntu wese ukeneye ubugingo buhoraho. Kwirengagiza ayo mahirwe ameze atyo Imana yatanze, niyo mpamvu kutazajya mu ijuru bitazaba ari itegeko ry'akarengane ku bantu bazaba baranze kujya mu ijuru. Kandi igihe Imana izaba iri kugaragariza abantu icyabateye kutajya mu ijuru, ngo buri muntu wese azajya azamura amaboko avuge ngo muzabyige mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyigisho cya nyuma kivuga ngo indunduro y'intambara, niba nibuka neza, ngo buri wese azajya amanika amaboko avuge ngo urera urera kandi
amategeko yawe nayo kwera ibihe bingana iki? Nayo kwera ibihe byose. Ndetse ngo na Satani azapfukama ayo magambo yavuge. Bari gusoza rya jambo rimwe rizaburi ngo ama byose azageza gute? Azamupfukamira. Bavandimwe, kwisuzuma rwose kwanjye nawe birashoboka. Ni ibintu bishoboka rwose turamutse tubishatse. Ariko tubaye tutarabishatse ntabwo kwisuzuma byashoboka. Ariko niba koko turi kumva dukeneye kujya mu ijuru, nitugire imyiteguro hakiri kare. Buriya uwo bita Loti, mu ntege nke ze zo kuba yari atuye ahantu habi, ariko yageragezaga kubana n'Imana ibyo yari yarasabiye kuri Aburahamu, yakomeje kubana nabyo, amasengesho akayasenga. Niyo mpamvu mbere y'uko harimbuka Imana yabanje kumusura. Haleluya. Ibyo nari kubabwira byerekeranye n'uburyo ki abantu niza amagambo Ellen G. White yanditse aravuga ngo igihe Kristo azaba agiye kugaruka, mbere y'uko imbabazi z'Imana zikurwa ku bantu, na mbere y'uko imitungo y'ubwoko bw'Imana ifatirwa mu mabanki, Imana izabanza guhishurira ubwoko bwayo igihe cyo gukoresha uwo mutungo. Haleluya. Ibabwira ati igihe cyageze, none nimutangire mukoresha umutungo wanyu. Ariko bizaba byatewe n'iki? N'uburyo tubana nande. Umuntu utazabana n'Imana, ikiganza kigundira azakigumana. Ariko umuntu ubana n'Imana by'ukuri, icyo kiganza kizaba kirimo Yesu, azagira ikiganza gishobora kurambura. Yesu ashimwe. Yesu yabwiye abantu, ababwira ngo mbese byakumarira iki gutunga iby'isi byose ariko ukanyaga ubugingo buhoraho? Basomera amagambo ari mu gitabo Byakozwe n'Intumwa, igitabo cyanditswe na Luka cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya mbere. Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Murongo wa mbere. Muri icyo gitabo cya mbere nanditse, aravuga ngo Teofilo we, muri icyo gitabo cya mbere nanditse ibya Yesu yabanje gukora n'ibyo abigishwa byose kugeza kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami bwa Isirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nageza gute? Kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mperuka y'isi. Amaze kuvugira atyo, azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo 2 barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba hejuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Basubiye i Yerusalemu, bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Uko abakuwemo mukamubona agenda, niko azageza gute? Niko azagaruka. Indirimbo isoza. Indirimbo nkunda, indirimbo 73. Umwami niwe udutumira ngo duteranye n'ubwoko bwe,
azasanga tumeze dute aho azazira. Yesu ashimwe. Azasanga ameze gute? Azasanga ameze gute? Mwana wa data cyose ubwo umwami azaza, twebwe tuzamera dute umwami naza? Tuzatamirizwa amakambo ducunguye yimitswe, tuzahorana nawe iteka aho azageza gute? Aho azazira. Nk'uko umurabyo ugaragara niko azagaragaza byose, azerekana ibyo twakoze aho azazira. Azerekana ibyo twakoze azageza gute? Ibyo abantu bakora biherereye bari bonyine, Kristo azabigaragaza kuri uwo munsi. Kuko ntabwo ashaka yuko hari umuntu uzasa naho yarenganijwe, cyangwa se igihe abantu bazabibaza ngo mbese ko naka tumubuze. Kristo azagaragaza byose kugira ngo bitagaragara yuko kubura kwawe cyangwa se kubura kundi uwo wese batekereza ko kwere kuzaba ariyo bizaba ari itegeko ry'akarengane. Azagaragaza byose aho azazira, kandi azishima ubwo azabona abe bambaye imyambaro yera de. Nituganza tuzanezerwa aho azazira. Ikintu kizanezeza Kristo ni ukubona abantu yakunze kandi akabitangira bambaye kurabagirana, bambaye ya myambaro myinshi, ya myambaro yere gukiranuka yamaze igihe kirekire abategurira, ndetse ikamushyira no ku musaraba. Ntabwo tuzongera gutana, abanga kumwumvira bose bazataka no kuboroga. Yesu agarutse. Hari muri iki gice harimo ibintu bibiri. Abazagira amahirwe yo kugera mu ijuru ntabwo bazongera kugenza gute? Ntabwo bazongera gutana. Ariko harimo ikindi gice kivuga ngo abanga kumwumvira bose bazataka no kuboroga. Aho azagenza gute? Aho azagarukira. Mwami ni wowe twiringiye. Haleluya. Ndabasabira kwiringira uyu mwami. Mwami ni wowe twiringiye, twigisha kugutegereza. Iri sengesho ribi ryawe ndetse nanjye kugira ngo dusabe Imana idufashe iduhereza amahirwe yo kwiga kuyitegereza, tutazatinya kukubona aho uzazira. Kuza kwa Kristo abahanuzi bagiye babivugaho cyane, bakavuga ngo mbese murifuriza iki umunsi w'iteka? Azaba ari umunsi w'umwijima w'icuraburindi. Bivuze kuza kwa Kristo aziye ku bicu. Ku ruhande rumwe ntabwo ari umunsi unejeje, kubera ko uzaba ari umunsi ukubiyemo ibintu byinshi cyane kandi bizaba bikomeye. Hari ijambo ry'Imana twabwira mu gihe Ellen G. White yitegereje igihe Kristo yagarukaga, imbabazi z'Imana zimaze gukurwa ku bantu mbere ko Kristo agaruka, ngo yitegereje isi ngo abona imeze nk'ikigo cy'abasazi. Abantu bazaba babuze ukuntu babigenza, bazaba nta nyifato bafite ku by'uwo munsi, ko nta kindi cyo gukora bazaba bafite. Ndasabira buri muntu wese uri hano rero kugira ngo Imana imugire neza, ashakishe imyiteguro hakiri kare. Ntabwo tuzitegura Kristo yaje, ntabwo tuzitegura ariko ibintu byinshi byakomeye, aho kwitegura kwacu gukwiriye guhera uyu munsi. Uwiteka abafashe nanjye atansize kugira ngo umwuka w'Imana atugire neza, atwongere imbaraga kandi atwungure ubwenge muri byose, mu izina rya Yesu. Data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Turifuza kugutegereza kugira ngo igihe uzagarukira uzasange dufite imyiteguro myiza. Ntabwo dushoboye rero ibyo ngibyo usibye kuba wowe wadushoboza, ndetse inshuro nyinshi hari igihe twibeshye ubukristo, nyamara wakwitegereza imitima yacu ugasanga ari ntabwo dufite. Turagusabye kugira ngo ushobora kutwitegereza kandi ukagenzura imitima, wongere turebe neza ndakwinginze, kugira ngo ikintu cyose cyatubuza ubugingo buhoraho ukiduhishurire, tubone uko tukihana, maze tukwitegure ubwo uzagaruka uzasange twiteguye neza. Ngaho ukomeze kudufasha mu izina rya Yesu.